Imana urakoze, turagushima, tuguhaye icyubahiro kuri Imana nziza, ugira neza, ubane natwe muri byose Yesu. Turagushima kubw'abantu bose bakurikiranye, aho bari hose mu mago yabo, aho bari hose batwaye, aho bari hose mu muhanda, ndabizi ko uri kumwe nabo kuko ubera hose icyarimwe. Guhaye ikaze rero Mwuka Wera kugira ngo tuganze, turimo kubumbura ijambo ryawe turyiga, turasenga kugira ngo tuganirize mu mwami, ritwungure, riduhindure, turushaho gusa nawe Papa. Ni mu izina ryawe ryiza Yesu dusenze, amen. Karibu. Ndashima Imana cyane kubera umwanya yongeye kuduhereza kugira ngo tuganire ijambo ryayo muri iyi minsi itoroshye, abantu badashobora guhura imbona nkubone ngo baganire ijambo babonana cyangwa baramya Imana bari kumwe, nabyo bigira imbaraga zabyo, ariko kubera ko twizeye ko Imana yacu ari Imana itabarizwa ahantu hamwe, ahubwo ari Imana iba ahantu hose, ni ukuvuga ngo twizera ko aho umuntu ari hose ashobora gusenga, aho umuntu ari hose ashobora kumva Imana. Rero mbahaye ikaze muri aya materaniro yacu yo ku cyumweru. Imana ibahe umugisha kandi duhana umugisha ku ijambo tugiye kwiga. Imana rero yampaye ijambo duza gusanga muri Zakariya igice cya mbere, ni imirongo tutari bugende dusoma yose, ariko ni imirongo yerekwa Imana yahaye Zakariya igihe cyari kigeze, ni ukuvuga ngo ubwoko bw'Imana kubera ko bwari bwaragomeye Uwiteka Imana, yagezeho ibahana mu maboko y'abanyamahanga, babamo igihe kirekire, bababajwe, bakubititse, bafite ibibazo bitandukanye. Hanyuma igihe kiza kugera rero, imyaka 70 yari yaragenwe irangiye, Imana yari igenda ivugana n'abahanuzi batandukanye. Umwe muri bo rero yari Zakariya. Zakariya rero ahangaha turaza kureba, turaza gusoma, ndaza gusaba madamu asome ahereye ku murongo wa mbere, hanyuma tuze gusoma turebe icyo Imana yatubwira muri iki gihe. Zakariya igice cya mbere aravuga ngo mu kwezi kwa munani mu mwaka wa kabiri wo ku ngoma ya Dariyo, ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Zakariya mwene Berekiya mwene Ido umuhanuzi riti Uwiteka yarakariye ba sogokuruza banyu cyane. Uwiteka ni byiza ko tujya tumenya ko hari ubwo ajya arakara, kandi akarakarira ba sogokuruza, hanyuma byarangira bigashobora kuba byagira n'ingaruka ku buzukuru babo. Ubwo rero ni ukuvuga ngo biba ari byiza kugira ngo turebe, arimo arabibutsa. Nicyo gituma uzababwira uti Uwiteka Nyiringabo aravuga ati nimungarukire nanjye nzabagarukira. Ngo icyo Imana idushakaho ari nacyo turi buze kuganiraho, ni ukugarukira Imana. Kugarukira Imana imiryango, ni ukugarukira Imana nk'itorero, ni ukugarukira Imana nk'igihugu, kuko Imana nibyo twifuzaho. Bivuga ngo iki gihugu icyo bari babuze ni ukugarukira Imana cyangwa no kujya hirya y'Imana. Arimo arabahamagarira rero ati nimungarukire, return to me. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ni Uwiteka Nyiringabo ubivuze. Mwe gusa na ba sogokuruza banyu, abahanuzi ba kera babwiraga baranguruye bati. Bamwe ba kera abo bahanuzi babwiraga bakihanangiriza baranguruye ndetse batavuga buhoro bati Uwiteka Nyiringabo aravuga ati nimuhindukire muve mu ngeso zanyu mbi no mu byo mukora bibi. Bakababwira bati nimuhindukire muve mu ngeso zanyu mbi n'ibyo mukora mubi, maze ntibumve kandi nanjye ntibantege amatwi. Niko Uwiteka avuga. Ba sogokuruza banyu bari he? Aravuga ati none ubu ngubu igihe cyabo cyararangiye, ubu wababona se bari hehe? Mbese abahanuzi bahoraho iteka? Ese abahanuzi bo nibyo bababwiye bahoraho iteka? Ni ukuvuga ngo amahirwe ya warning aza rimwe. Amagambo yanjye n'amategeko yanjye nategetse abagaragu banjye b'abahanuzi, aho ntibyasohoye kuri ba sogokuruza? Ese amagambo yanjye nibyo nababwiye, nabwiraga abahanuzi ngo bababwire, aho ntibyasohoye?
ngo ni ukuvuga ngo birashaka kuvuga ko ba sekuruza ntabahari, abahanuzi bayahanuye ntabahari, ariko amagambo yo aracyahari, iby'Imana yavugaga byo biracyahari. hanyuma bisubiyemo baravuga bati, hanyuma icyiza cyabo rero abo buzukuru bisubiyemo baravuga bati, ukwisubiramo ni ikintu cyiza. Ni ukuvuga ngo icyo bahamagarirwaga ngo nimugarukire Uwiteka nimungarukire, ni ukwisubiramo, ni ukwirebamo, ni ukongera ukisubiraho, ni ukwisubiraho ukavuga uti ngira ngo noneho ngomba guhindura icyerekezo ba sogokuruza bari baratangiye kitari cyiza. bati Uwiteka Nyiringabo yagambiriye kuzatwitura ibihwanye n'ingeso zacu n'ibyo twakoze, yari yaragambiriye kutwitura ibihwanye n'ingeso zacu n'ibyo twakoze, ndetse n'ibyo twakoze, none niko yadukoreye. Ni ukuvuga ngo ubu buzima tubayeho ni ubuzima turiho ku ngaruka z'ibyo twakoze. Kugira ngo rero tubuvemo, ni ukuvuga ngo hari icyo tugomba gukora. Kugira ngo tubuvemo, hari ubwo tureba ibintu bikaza bigacaho mu miryango yacu, bikaza bigacaho mu buzima bwacu, bikaza bigacaho mu isi yacu, bikaza bikagenda, rimwe na rimwe tukabisobanukirwa, ubundi ntitubimenye, ariko bifite ingaruka cyangwa bifite ari inkonsekanse z'ibyo twakoze bitari byiza. Icyo gihe rero icyo dusabwa n'iki, niba tugomba kuvamo ari iby'Imana irimo kuvuga ubu, ngo return to me, ngo mungarukire, ngo basokuruza nayo narabihanangirije mbinyujije mu bahanuzi, ngo ndabibabwira n'ibiki byose, ngo ariko ntibabikora, ngo none ubu ngubu dore ibyo munyuramo bo baragiye ntibakibaho, byararangiye, ariko ijambo ryo navuze ryo riracyahari, riracyameze uko nguko. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo bisubiraho, ariyo nama nifuza ko njyewe nawe n'undi muntu uwo ari we wese uri muri iyi si muri iki gihe ari byiza ko tumenya ngo dusubire ku Uwiteka Imana, tugarukire Imana, twihanire Imana, kuko ijambo ry'Imana riravuze ngo bisubiraho. Kwisubiraho rero harimo ibintu byinshi cyane. Kwisubiraho ni ukuvuga ngo harimo kwihana, harimo kugaruka, harimo ibintu byinshi cyane. Bisubiraho rero, bamaze kwisubiraho rero turaza kureba ingaruka zabo zagiye zibabaho nziza. Umukozi w'Imana Zakariya yagiye yerekwa, Bibiliya iragenda itwereka ngo yagiye yerekwa amafarashi atandukanye, afite ikintu agenda asobanura, ariko ngo afite abamarayika bayariho. Kandi na n'ubu ngubu tugenda tubibona mu buzima bwacu. Ni ukuvuga ngo ni byiza ko umuntu agenda abibona uko wihaniye, uko uhindukiriye Imana, ugenda ubona ubutabazi butandukanye hirya no hino muri area y'ubuzima bwawe, bitewe n'ukuntu naho ukeneye kubona Imana. Ahangaha rero reka turebe ku murongo wa 8 ukuntu byagenze. Imwe yabaye nyuma bamaze kwisubiraho, bakavuga ngo dore biturimo n'ingaruka z'ibyacu z'ibyo twakoze, Uwiteka yaduhaye ibihwanye n'ibyo twari tugize. Reka noneho turebe bamaze kwihana uko byagenze. Nijoro nagiye kubona mbona umuntu uhetswe n'ifarashi y'igaju. Nijoro uyu nguyu ni Zakariya arimo aracyari mu iyerekwa, arimo arabona ngo nijoro nagiye kubona mbona umuntu uhetswe. Ni ukuvuga ngo iyo tumaze kwihana tubona umuntu uhetswe, ariko ngo ahetswe n'ifarashi y'igaju, ariko ubwo ni ukuvuga ngo tubona ubutabazi. Iyo farashi ntabwo Bibiliya isobanura neza icyo yari izanye, ariko icyo tuzi nicyo nuko marayika w'Uwiteka ajya atabara. Ifarashi y'igaju muzagenda mubisoma, haba mu byahishuwe haba hehe, usanga yaragendwagaho n'umuntu witwa Kristo Yesu. Usanga mu buhanuzi, mu bintu byose byagiye bigira aho bavuga ifarashi y'igaju, usanga bwabaga ari ubutabazi. Usanga yaragendwagaho mu buryo bw'intambara, usanga yaragendwagaho mu gihe uje gutabarwa, akahaseruka muri ubwo buryo. Ni ukuvuga rero ko bari byiza kugira ngo ubu ni ukuvuga ngo atangiye kubona umuntu batigeze babona mbere, kandi bidasobanuye ko atahabaga, ariko batigeze babona, bivuze ngo hari ubutabazi dutangira kubona. Ahangaha rero aravuze ngo mbona ngo umuntu w'ifarashi. Ni ukuvuga ngo dutangira kubona ubutabazi buva ku Uwiteka iyo tumaze kwihana. Komeze. Ahagaze hagati y'ibiti by'imihadasi byo mu kabande. Ngo yari ahagaze hagati y'ibiti by'imihadasi mu kabande. Mu kabande ni ahantu hasi, birashaka kwerekana ngo cyane igihugu kiri hasi. Kuba hasi ni ukuvuga ngo ni ukujya hasi, atari hasi gusa ngo kuko ari mu kabande, kuko n'akabande gashobora kugira umusaruro kaba keza, ariko ni ukuba hasi no mu buzima uri deep. Ubuzima buri deep, buri mu kabande, ubuzima buri mu gihanga, mu gikombe,
buri iyo ngiyo hasi bwaracubiye, bwaragiye hasi, ariko Imana ishimwe k'uwo muntu witwa Kristo Yesu, ko iyo farashi y'igaju ibuhagazemo ibana nawe muri ako kabande. Ntabwo ibi uri wenyine, buriya sinzi akabande waba urimo, sinzi ibiti hagati y'ibiti, ariko Yesu no hagati y'ibiti arahagera abigusangamo. Ntabwo ari ubwa mbere yigeze kubona umugabo witwaga Natanayeli, ngira ngo muri Yohana ijambo ry'Imana riravuga ngo ukiri muri cya giti wicaye ngo nakubonaga, ukiri munsi y'igiti nakurebaga. Ni ukuvuga ngo aho waba wicaye aho ariho hose, wibaza ibyo ari byo byose, ibiti byose umuntu yakwicaramo yikinze akazuba agize gute, Yesu aba ahari, Yesu aba kure, Yesu aba ahari. Ariko turabona arimo aratabara ngo bari aho ngaho, ngo bari muri bicaye aho, ngo bari muri ngo ari muri icyo giti, ari iyo farashi ngo iri hagati muri ibyo biti by'imidahasi. Kandi inyuma ye hari amafarashi y'amagaju, inyuma ye hari amafarashi yandi ay'amagaju, ay'iki, ay'ubugondo, ay'iki, n'ay'imyeru. Ni ukuvuga ngo amakureri yose yari ahari. Ni ukuvuga ngo aho hose biba bigaragaza ko umuntu iyo atabawe n'Imana igutabara mu buryo butandukanye. Iyo bavuga ubugondo ni amakureri yose, ni ugutabarwa mu buryo butandukanye, ni ugutabarwa mu buryo bwose muri area z'ubuzima bwacu. Ubutabawe just because wahisemo kwihanira Imana, hanyuma Imana ikakuzanira ibisubizo, ikakuzanira ayo mafarashi, ikakuzanira ababifite, abahetse ibisubizo byiza guhindura ubuzima bwawe, bugahindura n'igihugu. So turaza kugenda tubibona, ariko iyi ni representation y'ubutabazi bw'Imana buva mu ijuru gusa. Murabyibuka iyo marayika aserutse aho ngaho, haba mu biti, haba aho waba uriho ariho hose. Igeze guseruka igihe cya Mose ngo ari iyo ngiyo mu ishyamba, aragiye atazi ukuntu byagenda, ari aho ngaho ngo ajya kubona igiti kirashya ntigikongoke, igihuru kigashya ntigikongoke. Ariko ngo muri icyo byatumaga kidakongoka nta kindi, nuko muri cyo harimo umuntu, harimo Uwiteka Imana. So hari ubwo uri aho ngaho ukaba uri mu muriro, ukaba uri mu bigutwika bikakotsa, ukagira gute, but you will not burn. Nta gushya ngo ushire, kubera iki uri kumwe n'Uwiteka Imana. Aba ari kumwe nawe, abana natwe, yagendana natwe. Igikombe twaba turimo icyo ari cyo cyose, Dawidi yaravuze ngo naho nagicamo mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ntacyo nzaba, kubera iki Uwiteka Imana azaba ari kumwe natwe. So naka kabande rero mu izina rya Yesu Kristo ko wabubarizwamo ubu ngubu, as you repent and return to God, ni byiza kugira ngo umenye ko Uwiteka Imana arakumva, aragutabara, arakuzahura, gukureyo mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma maze ndabaza nti ibi ni ibiki Nyagasani? Maze ndabaza nti ni ukuvuga ngo andi mahirwe tugira iyo tumaze kwihana, tugira amahirwe yo gusobanukirwa amasezo twari turimo. Hari igihe tunyura mu bintu tutabizi. Uyu nguyu ni umuhanuzi, we arimo arareba Imana imweretse ishusho, imweretse vision, areba amafarashi y'ubugondo, areba y'iki, areba ibiki, areba ngo imwe y'imbere izindi ziri inyuma, areba ziri hagati mu biti, aravuga ati se ibi ni ibiki Imana? Ni amahirwe tugira buriya iyo umaze kwihana, uba ushobora kubaza Imana ukayibaza, ugasobanukirwa ibyo utari usobanukiwe, ibyo utaruzi. Hari nayo mpamvu usenga mu izina rya Yesu Kristo ngo Imana idufashe buri muntu wese muri situwasiyo ye, Imana ishobore kumusobanurira ibyo ari byo, impamvu arimo, impamvu anyura mu byo anyuramo, impamvu ukuntu bimeze. God, ibyo ngibyo byose umuntu akayibaza ikamusobanurira. Ni amahirwe akomeye buriya dufite yo kuba twasobanuza Imana. So ahangaha rero Zakariya nawe arayisobanuje, aravuga ati sibi kunyeretse amafarashi yirukanka agize gute, ameze uku, ibi bisobanuye iki? Hanyuma ntabwo yamwihoreye, ahubwo wumva igitangaje wamusobanuriye ni wa wundi bikwereka ko ari we Yesu Kristo. Marayika twavuganaga arasubiza ati ndabikubwira. Ati ndabikubwira. Umuntu wari uhagaze hagati y'imihandasi aravuga ati, wa muntu wari uhagaze hagati mu biti by'imihandasi, ibiti byakubititse n'abaturage, abona abo Uwiteka yatumye kugenda isi. Atabangaba bureba turi kumwe bari kuri amafarashi nabo yatumye kugenda isi. Ni ukuvuga ngo Imana igituma abantu bari muri iyi si, kandi Bibiliya irabivuga neza, turabizi neza. Ni biza kugira ngo umuntu ahantu hari hose amenye ko afite intumwa z'Imana arizo marayika. Abamarayika bari all over, bari kumwe natwe, bagendana natwe, baraturinda. Nibo ngabo z'Uwiteka zibana natwe, ntago bagaragara physically, ariko they are there with you. Ntutinye.
aravuga ati rega buriya ati bariya nabo nohereje ngo bagendagende mu isi. Hanyuma basubiza marayika w'Uwiteka wari uhagaze hagati y'imirandasi bati twagenze isi yose kandi dore isi yose iratuje ifite ihumure. baramusubiza bati dore twe twagenze koko twari twoherejwe ngo tujye kureba, none twagenze isi yose kandi isi yose igize gute? Iratuje. Iratuje se ubwoko bw'Imana burimo burahangayika, ubwoko bw'Imana burakubititse, bumaze iki mu myaka igera kuri 70 mu ntuza, ariko isi ikabureberayo igatuza. Uzi ko hari igihe unyura mu bibazo isi ikakureba igatuza, ugasanga nta pressure ifite, ugasanga nta cyokere ifite, ugasanga ni wowe ibyiyiziye, ugasanga nta bandi babizi. Isi iratuje, at peace, iratuje nta kibazo, kandi ikibazo kigize gute? Gihari. Ariko Imana ishimwe, upfa kuba uri kumwe n'Uwiteka Imana muri icyo kibazo, upfa kuba wihanye, wattractiza attention y'Imana. Iyo si iyo raporo mu kanya iraba igisubizo cyiza. marayika w'Uwiteka arabasubiza ati Uwiteka Nyiringabo uzageza ryari utababarira i Yerusalemu? Uyu atangiye gusenga sasa, aravuga ati Uwiteka Nyiringabo uzageza ryari kutababarira i Yerusalemu n'imidugudu yaho y'Ubuyuda kandi umaze imyaka 70 ubarakariye. Uwiteka asubiza marayika twavuganaga amagambo. Ni ukuvuga ngo ubwo buzima bwari baburimo kubera ko Uwiteka yari yarabarakariye, abakuraho amaso. So bari muri ubwo buzima for 70 years, abakuraho amaso. None igihe kirageze, none marayika w'Uwiteka arimo arasenga avuga ati Uwiteka uzagezayo kubarakarira. Ko ureba nuvuga ngo haraho tugera tukabona intercessor, tukabona umwinginzi akatwingingira. Ngo winginga nta wundi ni Yesu Kristo, niwe utwingingira, niwe umutambyi mukuru ukomeye cyane utwingingira, tubona udusengera. Nuvuga ngo iyo twihaniye natwe, nuvuga ngo Yesu Kristo aradusengera, dufatanya nawe. Ibyo Bibiliya ivuga ngo ni umutambyi mukuru ngo twingingira, ngo yanyuze mu bibazo, ngo aratwingingira, ngo dufite umutambyi mukuru udashobora kwirengagiza ibyo ducamo, ngo kuko yabinyuzemo byose, ngo ariko ntihagire ikimutsinda. So ubu ngubu niwe utwingingira rero. Hanyuma atangira kwinginga turebe. Uwiteka asubiza marayika twavuganaga amagambo meza amara umubabaro. Arangije aramusubiza. Ubwo ngubwo arimo arasubiza isengesho. Ni byiza kugira ngo twumve ko Uwiteka ajya asubiza. Yari arimo yibaza ngo ese bizageza ryari bano bantu 70 years ko zirangiye bakaba batava muri uburetwa, muri aka kababaro, bizageza ryari? Hanyuma Bibiliya iravuze ngo Uwiteka ngo amusubizanya amagambo y'iki? Amara umubabaro. Icyama ayo magambo amara umubabaro atanga ihumure mu buzima bwacu aba muri mwebwe mu izina rya Yesu Kristo. Umwami agusanga ahura akayakwibwirira, akayumva, yayakubwira mu nzozi, yakubwira mu ijambo rye, yayakubwira mu mwuka ukabyumva muri wowe, ariko akaguhumuriza as you repent, as you come back to him. Marayika twavuganaga arambwira ati rangurura uvuge cyane uti Uwiteka Nyiringabo aravuga ati mfuhiye i Yerusalemu ni Siyoni ifuhe ryinshi, kandi ndakariye amahanga yiraye uburakari bwinshi, kuko narakariye Abisiraheli buhoro, ariko bo babagiriye nabi birenze urugero. Ni ukuvuga ngo njyewe Yerusalemu abana banjye nari nabarakariye, mbavanaho gatoya, mbima amaso yanjye gatoya. Hanyuma rero ariko amahanga yo yarengejeho. Ni ukuvuga ngo uko nashakaga kubahana, amahanga yo yarababonye, ashaka kubahana birenzeho. Donc ni nk'uko wasanga umubyeyi yaba arimo kwihanira umwana amurambitse, arimo kumukubita akanyafu, hanyuma hagaturuka umuntu uri hariya akamubwira atari kubwo ngubwo wowe uwo mwana n'icyaha yakoze, urabona ko kanyafu bijyanye, agaturuka hariya n'ikibando agashaka kumuhura.
ntago wamureka. Ushobora no kureka umwana ugahita ufata uwo muntu akaba ari we murwana, nubwo wari ugiye kuhana uwo, ariko ugashaka kurwana n'uriya. Rero nuko nguko byari bimeze. Ubwoko bw'Imana, Imana yari yabwimye amaso kubera amakosa bari bakoze for some time, ariko noneho amahanga yabure kuriya. Satani buriya yabonye icyuho, washaka gukora ibirenze ibyo Uwiteka yamubwiye, uburenganzira yahawe ashaka gukora. Niyo mpamvu Yesu Kristo ujya kubona ukabona Imana buriya yagiye ku musaraba bizwi, ariko nyuma yo gupfa ku munsi wa gatatu yagombaga kuzuka. Ariko Satani we cyangwa se abakozi be baravuga batoya, ubwo twamubonye tukaba twamwishe, reka dushyireho no kugumaho, tunashyireho n'abarinzi bamugumishaho. Bashaka gukora extra, bashaka kumwica birenze uko byari biteganijwe, bashaka kumuhemukira birenze uko byari biteganijwe. Ibyo ngibyo byose bikwereka ukuntu Satani yabonye icyuho ahita agushura birenze iby'Imana yiba ari yikwimye amaso kubera amakosa. Kubera iki? We ashaka kubyuririraho ngo akore ibirenze. Murabyibuka igihe cya Yubu ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana iramubwira ngo urabonye umukiranutsi wanjye. Satani ngahita amubwira ngo ariko ubwo ngubwo ngo yabuzwa n'iki? Ngo nabiriya mutungo wose amubwira ati ngaho umutungo genda ufate, ariko utazamukorera ku mubiri, ariko ibice bibiri. Ibyo birangiye akabona ntacyo bikoze, yahise ashaka no gufata umubiri. Bikwereka ngo Satani nuko nguko we amera iyo abonye icyuho n'ibyo. So abangaba rero nabo igihugu cy'ubumana cyari cyarakoze amakosa, Imana igishyira mu gihe cy'igihano, ariko amahanga ashaka kuririra aravuga ngo natwe twababonye. Nibyo rero arimo kuvuga ngo mfite ifuhe ku murwa wanjye wa Yerusalemu na Siyoni, mfite ifuhe kuri bo, kuko njye nabarakariyeho agahe gato. Ariko none amahanga yo yaraje ashaka kugira ngo abarimbure, abamare kubera ngo nuko nabakweho ukuboko for that muri icyo gihe gitoya. Ariko noneho ndabagarukiye. So uko wihana ni byiza, kuko hari ubwo uri muri situation Satani arimo kogeraho uburimiro, uri muri situation Imana ikubwiye ati mbaye nguko hamwe kuko waramemukiye. Hanyuma Satani kaza akakogeraho uburimiro, akakudiha, akagukandagira, akagukorera byose, agashaka kugukorera ibirenze. Ariko uko usenga, uko wihana, uko ugarukira Imana, ni byiza kugira ngo umenye ngo irakoherereza ubutabazi, iragutabara, iragukura aho hantu, irakugirira neza, irakubohora. Hanyuma ivuga ngo wowe nimuvuyeho for this period, none umwana wanjye arihanye uracyari muri ibyo. Nicyo gituma Uwiteka avuga ati ngarukiye i Yerusalemu yanjye. Wibuka yari yayiteye umugongo, nuko ngo kuyigarukira yari yayiteye umugongo, ariko imaze kwihana arayigarukiye. Mpafitiye imbabazi, mpagiriye imbabazi, inzu yanjye izahubakwa. N'inzu yanjye izahubakwa, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. What a promise. Yerusalemu hazagereshwa umugozi. Imana iguha umugisha cyane. Ni ukuvuga ngo uwo wari urimo asenga arimo arasubizwa, arimo arahabwa amasezerano. Aravuga ngo nzongera mbagirire imbabazi, ngo nzongera mbagirire izindi mpuhwe, kubera ko mwihaniye nzongera mbagirire neza, ngo nzongera mbubake, ngo inzu yanjye izongera yubakwe, ngo kandi ngo n'umurwa uzongera usanwe, ngo kandi ngo bazahageresha imigozi. Urumva ntabwo ushobora kubaka inzu utageze. Harimo ibintu byo kugera is measuring, kugeresha, gupima. Ni ukuvuga ngo ibintu biba bitangiye gucamo. Iyo utangiye kugera ikibanza ugipima, akavuga ati hazagereshwa imigozi, bashyireho batangire bapima imihanda, bapima amazi ahazajya, amashanyarazi ahazajya, mbese iterambere rize, ibintu byose bitangire gucamo. Kubera iki? Igihugu cyihaniye, isi yihaniye, none ndongeye nyigiriye neza. So ni byiza abantu b'Imana kugira ngo tugarukire Imana, dusenge tugarukire Imana, dusenge twihanira Imana, kubera ko uko twihanira Imana, Imana iratugirira neza, iratuzahurira dukiza. Ari nacyo tubereyeho. Kugarukira Imana, kwihana ni inshingano y'umuntu uwo ari we wese. Ni inshingano y'umuntu uwo ari we wese, nicyo kintu kizahoraho, ibindi byahinduka. Imihamagaro yindi yahinduka, ariko umuhamagaro duhamagarirwa twese abantu bo muri mw'isi, abazi Ikinyarwanda n'abatakizi, abize n'abatize, twese duhamagarirwa kwihana no kugarukira Uwiteka Imana. Ibyo rero ni byiza kugira ngo udukurikiye akaba atarakizwa aho ubuzima bwe Yesu Kristo. Yihane kuko niwo muhamagaro uruta indi mihamagaro yose.
hanyuma n'abakijijwe dukomeze tubimenye neza ko ni icyo ngicyo duhamagarira, guhuza abantu n'Imana. Actually Bibiliya ni kuvuga mu Bikorinto ba kabiri ibice 5 ngira ngo uhere ku murongo wa 17 ngo rero ngo abari muri Kristo Yesu baba babaye ibyaremwe bishya, abaye ibyaremwe bishya, ngo ibya kera byose biba birangiye. Hanyuma bakomeza bakavuga ngo kandi Uwiteka ngo ibyo byose bigakomoka ko biyunze n'Imana, ngo yarangiza akabahereza n'umurimo, akazi, ministry, responsibility, inshingano zo kwiyunga n'abandi. Ni ukuvuga ngo nicyo kintu dufite, abantu kubagarurira Imana, kwigarurira Imana n'abantu kubagarurira Imana, niyo business, nicyo kintu kigomba kudutwara, niyo call, niyo muhamagaro uruta yindi wose, wa mbere urebwa n'abantu bose. Ibindi byose kandi bamaze kwiyunga n'Imana, ibindi byose Imana igenda ikuyobora, ariko ugatangira ukora umuhamagaro wo kwiyunga n'Imana. Mwene data ndashaka kubwira ngo urahamagarirwa kwiyunga n'Imana, nicyo kintu uhamagarira giruta ibindi. Hama numara kwiyunga n'Imana, ibindi nabyo biziyunga nawe, kubera ko wiyunze n'Imana, Imana iramuyobora. Abangaba kino inosi yiyunze n'Imana, imaze kwiyunga n'Imana, Imana itangira kubaha amasezerano, tangira kubabwira ngumva ngwisi ngumurwa wanjye uzagereshwa imigozi. Ongera urangurura uvuga uti Uwiteka Nyiringabo aravuga ati muzabona imidugudu yanjye yongeye kuzura ibyiza. Muzongera mubona imidugudu yanjye yongeye kwizura ibyiza. Yego ubwo nuvuga ngo babyarigeze bikongera bikagenda. Hari igihe imidugudu yuzura ibyiza bikava bigashira, ariko Imana itangira kubaha amasezerano ngo mwebwe ubwo mwihannye, ubwo mwangarukiye, imidugudu izongera igubwe neza, izongera yuzura ibyiza. Ibyiza biyisaguke. Ibyiza ngo biyisaguke. Uwiteka azongera kumara Isiyoni umubabaro. Kandi azongera guhitamo Yerusalemu. Yongera ahitemo Yerusalemu. Amen. Icyo ngicyo nicyo nkwifuriza. This is what happens. Uku niko bigenda iyo umuntu yihannye, umuntu agarukiye Imana. Ahari haribagiranye, ahari harabaye yarasenyutse, Yerusalemu yarasenyutse, umurwa warasenyutse, ariko mureba ahangaha nyuma yo kwihana niho tujya kubona tukabona Yerusalemu yongera igasanwa, inkike z'i Yerusalemu zongera zigasanwa, kuko ubwoko bw'Imana bwahisemo kwihana, bugasenga, bukihana, bukagarukira Uwiteka Imana. Na Nehemiya wahagurukijwe mu gihe cye yatangiye muri gice cya mbere yihanira ubwoko bwe, nuko Imana imuhereza ubuntu, imuha imbaraga zo kugira ngo ajye gusana inkike z'i Yerusalemu. And indeed yarazisanye, n'inzu irongera irasanwa, irubakwa. Iyo usomye muri Ezra, Nehemiya, aho hose uraza kubona ikintu bita rebuilding, reconstruction, igihugu kongera gufata ishusho, kongera kugubwa neza, kubera ko bikomoka ku bwoko bwagarukiye Imana. Natwe Imana idufashe, niba yabikorera bakiriya gihe ntabwo ari twebwe twakurwamo. Natwe icyo twakora ni icyo, ni ukugarukira Imana mu gihe cyacu, mu buzima bwacu. Imana idufashe, buri umwe wese yisuzume yirebe, avuga ati Mwami Imana, ni hehe nakugarukira, kugira ngo mbone intervention y'ijuru, kugira ngo mbone nanjye aba bamarayika, aba bose bamfasha, bankorera, bamfasha, bampindura, bankunda muri situation, muri aka kabande maze n'iminsi. Ngo bari mu kabande, igihugu kiri mu kabande, cyaragiye deep mu buzima, ariko igiti waba urimo cyose Yesu yahakugerera, Yesu yahagusanga akakugirira neza. Mwami Yesu, ndagushimiye kuri Imana igira neza, kandi kuri Imana ukugarukiye uramugarukira. Ku ijambo ryawe nuko guko ryatubwiye, wavuze ngo barakugarukiye, ngo none ngo nongeye ngarukiye umurwa wanjye, ngo nongeye ngugiriye neza. Tugarukire Mwami Imana, ongera ugire neza isi yacu, ongera ugire neza igihugu cyacu, ongera ugire neza imiryango yacu, ongera ugire neza itorero ryacu, ongera ugire neza ubuzima bwacu, ongera ugire neza inosi Mwami Imana, ongera ugirire neza Yesu Kristo, ongera ugire neza our God, mu izina rya Yesu Kristo. Igihe cyarageze, iminsi wari warateganyije yegereje. Mwami Imana urahishura Papa, na n'ubu turasenga kugira ngo uhishure ibyo dukeneye muri season, muri iki gihe cyacu our God, kugira ngo ibyo dukora ari byo tugendera mu Mwana. Urakoze Yesu kuduhaye umwanya tukaganira, kandi ugire neza abana bawe abari bakurikiranye. Mwami Yesu, ugume kubana nabo Holy God. Urakoze Yesu Kristo, urakoze cyubahiro, mu izina ryawe ryiza Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha. Mwakoze gukurikirana
Imana ibagirire neza. Amen.